aka kanya tuvugana indege ya FRDC irashwe na M23 muri point 0 birakomeye cyane Sukhoi imaze kuraswa muri akanya turi kuvugana ariko kandi muri Karimabenge FRDC yateranye inama rukokoma igamije kuntu bakora uduce dutandukanye twafashe na M23 bamwe n'abatwirwaneho bari kuri kuntu bafata ibice bakabigora byose uko byakabaye ariko kandi kurundi ruhande mu majoro muri Wazarendo yamaze kuripotinga muri M23 mu mibunda naho uduce twishi twamaze guhigarirwa muri uyu mwanya na M23 birakomeye cyane. Reka turebe aya makuru uko yakabaye tubamo nikaze yose nitwa Jabo Marashinza nyina Nicola meze neza meze neza twihuse reka tuye kuri inkuru iri update yihutirirwa aho FRDC indege ya Sukhoi imaze kuraswa muri Poezero na M23 byari bimeze bite Nicola? Urakoze cyane. Reka duhera hano bita Poezero. Hariya Poezero M23 ihamaranye icyumweru ihafite. Hariya muri Poezero haje uyu munsi indege. Twibwiraga ko iyo ndege uri muri patro. Ariko twaje gusanga itari muri patro ahubwo yarije gukora bombardement hariya muri twa duce twa za Poezero. Imaze kugera hariya muri point 0 yashatse kuzenguruka mu duce turimo M23 ndetse na twirwaneho itangira kuzenguruka hajya hejuru mu dusozi point 0 irazenguruka ingabo za M23 tizabasha kwishikira neza ngo zirebe uburyo zayirasa kubera ko yazaga yajya kugera ahantu hari M23 igahita isubirayo directement nibwo yaje irarenga ahantu point 0 ikigera hejuru ya point 0 nibwo M23 bahise bayirasa bahise no bayibona neza muri jimeri bayijimereye ndetse n'imbunda yo kurasa indege yari igenze hariya point 0 neza n'umusore wayirashe ngewe ndamuzi iyo ndege directement bahise bayirasa barangije kuyirasa yahise imanuka ishaka kujya kugwa nka za Baraka ariko yatambuka igera ku kibuga cy'indege cya Karemi ariko gitihira hahandi ku kibuga cy'indege iti kitaragera hasi ku kibuga yari taragera ku kibuga nibwo yahise isha ngaho M23 kuri ubu ngubu bafite ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru kandi bakongera bakagira imbunda zirasa indege hariya kabisa iyo ndege bayirashe iyitisha irakongoka neza irashya n'abari barimo bose bahiriyemo bose bahiriyemo yari gisirikare yari indege ya gisirikare ya helicopter ubwo yari mu butasi yari kurasa yarije gukora iki mu byanya bya M23 yarije kureba uburyo M23 yifashe hari iri kubaneka bate barasabate barihe mu birindiro byabo yashaka kureba ngo ibirindiro byabo ese barahagana hehe bifashe gute bari mutuwe duce bavuye mutuhe bageze hagana he nico bari baje kugira gute nico bari baje kureba basanga yabiteguye tayari basanga M23 irabiteguye ihagaze neza kuri furo y'urugamba nibwo M23 yahise gira gute yahise irasa ya ndege isubirayo amaramasa kandi igenda yarashwe yageze ku kibuga cy'indege cya Karemi directement yamaze gushya birumvikana cyane ntawo muri urahandi wa FRDC uragira icyo atangaza kuri kino gitero bagabweho ntawo muri FRDC wari wagira icyo atangaza gusa abaturage bo muri Karemi nibo bahise batangira kuvuza induru baravuga ati indege irahiye siritu cyane abantu bagaragaye aho ngaho indege yari irimo ihira hari abasirikare benshi cyane batandukanye ba FRDC bahise baza directement nimba bazaga kugira ngo barebe uburyo batabara ubuzima bw'abari bari mu ndege batange ubufasha ariko n'ubundi bagiye kuhagera indege yahiye nta kintu baramiye gusa ico bihutiraga no gukuramo iyi ndege ihiye bahita bihutira abantu kujya kureba boîte noire kugira ngo ibashe kubaha amakuru y'icyatumye iri accident y'indege iba birumvikana cyane ngaho birumvikana kabisa hariya point 0 nuko niko bimeze FRDC iracyari mikinisha M23 baracyabafatanga kwa kundi byakera bazinkoni nka kwa kundi byahoze bazinkoni nka twirwaneho kwa kundi twirwaneho yarwanaga ikongera igasubira inyuma kibazi ko yarangije kugura ibikoresho bihambaye inafite technology ihambaye ku buryo bashobora kubona iyo ndege igituruka kure none bakayibona itarabageraho muri rusange ubwo n'ubu niko byagenze yaje ireba izenguruka bayireka ariko finally bayirashe rwose bahise bayirasa irashya irakongoka iyo ndege kugeza ubu ngubu hari Karemi yarangije kugira gute yarangije kuraswa rwose yarashwe uko bimeze rwose agaragara ahari cyane rwose niko bimeze twabonye n'ibinyamakuru byinshi byanangije kubitangaza biherereye hariya muri turiya duce twa za Minembwe nabonye nko mu Kirambi TV n'abandi banyamakuru benshi yavuzwe cyane inkuru yavuzwe cyane kubera iyi ndege yarangije kugira gute guhanurwa nubwo iyi ndege yahanuwe gutya ariko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakimbirane akomeye cyane hafi neza hariya hafi ya za Baraka agenda atera amakimbirane
muri Mwenga hari amakimbirane arimo ahuza amoko abiri, ubwoko bw'Ababembe ndetse n'ubwoko bw'Ababuyu. Aba Babuyu barapfa iki? icyo bapfa ngo barapfa ubwami. Hari uduce Ababuyu bari bamaze iminsi bafite muri Maniema, utwo duce ni utwabo. Ababembe bagashaka ngo batwigarurire, nibarangiza kutwigarurira bahashinge ubwami bwabo. Ababuyu nabo bakanga bakavuga bati twebwe ubwami ni ubwacu, ni twebwe twahoze. Ni ubwami buri mu gihugu se? Ni ubwami nyine, ubwami ni ukuvuga ngo ni monarchie, sinzi ukuntu twayisobanura neza mu Kinyarwanda. Ariko kwa kuri twavugaga n'abandi nyine nk'aba bandi twabonaga ba Kinyarwanda, ariko bo baracyakora muri Kongo. Ugasanga umuntu afite agace kubera ko sekuru yari umwami, yavaho akajya undi muntu wo muri famiye yabo nawe akaba umwami aho ngaho muri ako gace, ariko hakajyamo n'inzego z'iki, n'inzego za leta zikajyamo, n'inzego za leta zijyamo zigakorana n'iki na wa mwami kandi bigakunda. Umwami atanga raporo hehe? Ahubwo umwami ntabwo atanga raporo, ahubwo ahabwa raporo. Hariho n'abandi baba bamwungirije, twagereranya nk'abantu ba chef de localité cyangwa se ba chef de groupement, baba bahari aho ngaho. Abo ngabo nibo batanga raporo ku mwami. Umwami amasoko yose ari hariya, imisoro itangwamo havamo kimwe cya kabiri kijya ku mwami, ikindi kikabona kujya kuri leta, kikajya muri leta. Ibivuye hariya kuri buriya butaka, kimwe cya kabiri ni cy'umwami. Umwami nuba ari umwami, bamuha imisoro, nta kundi bamuha imisoro. Niba muri ako gace kabo hagezeyo ngubu twakundaga kujyana y'inka tugiye kugisha cyangwa se gusuhura, twageragayo tugatanga ituro ku mwami kubera twagiye kuragerera ku bwatsi bwe. Afite kabisa, arabafite n'umwami nyine, birumvikana. Noneho bagapfa ubwo bwami, bakavuga Ababembe bakavuga ngo ni ubwabo, Ababuyu nabo bakavuga ngo ubwo bwami ni ubwacu. Hanyuma noneho hakaza impaka nyinshi cyane zitandukanye. Uko izo mpaka zize zitandukanye, bo bakavuga ngo ubwami bwacu turabushaka kugira ngo tubashe kugira gute kubusubirana. Ababembe bavuga ngo bwari ubwacu, Ababuyu barabutwaka. Ababuyu bati ubu bwami ni ubwande, ni ubwacu, nitwe twagize gute twabuhoranye. Ibi bikaba byatumye havuka imirwano hagati y'Ababembe n'Ababuyu. Kandi abo ngabo ni abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze iminsi 3 barwana, izi ntambara ntabwo zigeze zimenyekana, bajya banga kuzivuga kubera ko zibaseresha. Kuvuga ngo bari bafatanyije Ababuyu n'Ababembe, bakaba bari bafatanyije kurwanya ba 23 na twirwaneho, ariko kugeza ubu ngubu bakaba barimo bahangana bonyine. Iyi ntambara ntabwo bajya bakunda kuyivuga. Iyi ngiyi mu Giswahili bajya bayita ngo ni vita ya ujinga. Ngo namba intego cyangwa niko bakunze kwita mu Giswahili. Hanyuma noneho bakaba barwanye, ubu ngubu intambara ikaba imaze gufata uduce twinshi dutandukanye. Birumvikana cyane. Barwanira aha ngaha ahantu bita Kabonga Kibuyu, aho ngaho barimo bararwanira ahantu bita Kirembo. Kirembo haba n'ikibuga cy'indege kirinzwe na FDLR, nibo bakirinze. Hakongera hakajya akandi gace bita Mukolochi, ako kandi nako barimo barakarwaniramo. Hariho noneho n'akandi gace barimo barwaniramo ni Kabuzibusi. Utwo duce twose barimo baraduhanganiramo, ari Mayimayi, ari Ababembe, abo bose barimo barahanganira muri turiya duce. Si ibyo byonyine, noneho tugiye kugaruka, hari umumajoro w'umuzarendo wamaze kuripotinga kuri nama 23 ndetse natwirwaneho. Uyu nguyu yarangije kuripotinga. Uyu muzarendo w'umumajoro yaraherereye ahantu bita kwa Murema. Uyu muzarendo akaba ari nawe wababikiraga amafaranga umubitsi wabo, akaba ari umumajoro. Noneho ku munsi w'ejo ngo hari amafaranga yamugezeho, yoherejwe na leta kugira ngo bakomeze bagure ibyo bakenera n'ibindi bakenera ku rugamba. Si n'intwaro gusa, ziriya indwara zo barazibazanira, ibyo kurya, ibyo kunywa, mbese bezwe zose baba bagize uti baba bakeneye. Uriya aba ari we amafaranga bayaha. Barangije kuyamuha, amafaranga aragenda nyine arayabika nk'uko bisanzwe. Kandi amafaranga ya Kongo ntago bayohereza kuri telefone nk'uko twege tujye tubikora. Oya, bayazana mu mufuka, batakira jyana umufuka wuzuye, bagafunga umufuka wuzuye, akagenda nawe agashyira ahantu gutya mu nzu. Igihe cyazagera akagenda agira gute, akagenda akuramo aho abasirikare bajya guhaha bagira gute. Uyu mugabo akimara gufata ayo mafaranga bwije nimugoroba, yahise yinjira ishyamba rya Bicumbi. Aho ngaho akigera aho ngaho ku ishyamba rya Bicumbi yakirwa na 23 ndetse na twirwaneho, bahita bamwakira. N'aya mafaranga ntibigeze bayabaka. Yari afite n'abasirikare be 45 ndetse yari afite n'imbunda.
yari afite n'imbunda aha nazo leta bahereza nazo imbunda oya bahise bazibaka imbunda bahise bazibaka ariko amafaranga yabo bagira gute barayakomezanya bahita bagenda binjira hariya kuri muri point 0 ingabo za mama 23 natwe irwaneho baza kugira gute barabakira kugeza ubu ngubu aba barangije kugera hehe barangije bamaze kwinjira mu bandi bo 23 cyane ariko abazalendo bakaba batangiye guteza induru zigenda zitese barimo baravuga bati amafaranga yacu yagize gute yariwe amafaranga yacu yariwe yajyanywe na mwene wacu w'umuki w'umuzarendo sinzi uburyo turi bubeho kandi yiyunze ku mwanzi uriya yari afite le point stratégique nagera hariya arahita atangira kuvuga uburyo twifasha hariya ku rugamba ari abantu bazaza bakaturwanya bakadutsinda atangire kuvuga amabanga yacu baze baturwanye babashe kugira gute kudutsinda kugeza ubu ngubu abazalendo bafite ikibazo kiremereye cyane birumvikana ariko birumvikana cyane none hara mu bice bya Karemabenge ho ko habereye inama ikomeye ya FRDC y'ukuntu bafata uduce cyangwa se bakongera kudusubirana twafashwe natwe rero hamwe n'ama 23 iyi nama rukokoma yarigamije iki yize kuki ya FRDC muri rusange ni gute bize strategy yo kuba bavana mama 23 mu duce garuriye noneho FRDC kadusubiramo nibyo inama yateraniye ahantu bita Karemabenge ni muri Uvira yongera kandi iteranira ahantu bita Kirumbi none izi nama ndazivugira rimwe zombi kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza izi nama zabereye ahantu hatandukanye kariya Mabenge ndetse n'icyo bita Kirumbi ahangaha barashaka kwigarurira uduce mama 23 isanzwe yarigaruriye utu duce twahozemo abazarendo na FDLR na coalition yabo n'u Burundi bakaba barateranye mu nama bavuga bati reka turebe turiya duce ko twakongera tukatwisubiza ariko noneho strategy bakoresheje bavuze ngo icyo tugomba kubanza kwigarurira nuko banza kwigarurira icyo bita Minembwe kugira ngo bigarure Minembwe bapanze urugamba mu buryo bukurikira bazakoresha irihe banga ibanga bazakoresha noneho bavuze ko hari abasirikare bagomba kuva mu duce twinshi dutandukanye ubu ngubu ngiye guhita kubwira ukuntu bapanze urugamba bavuze ko bizagenda bavuze ko abasirikare bazava Fizi Baraka Mboko kwa Murima Kananda na Kirumbi abo ngabo bagomba gutera uduce hariya kwa Murima bagatera Penzero bagatera Mukoko bagatera Nyaruhinga noneho bakongera bagatera muri turiya duce twa za Mikenge abo bazavanga abo bazavana muri tuno duce dutandukanye barahagije ku buryo bizashoboka se umubare wo barawufite ariko ikibazo ubushobozi intwaro n'indwara barazifite ariko kugira ngo babashe kurwana nta bushobozi bafite bwo kurwana hariya muri kariya gace nicyo kibazo bavuga abazatera ahantu bita Rugeze bavuga bazaba bavuye Imirimba Gitumba Inganji na Rulindo abo ngabo nibo bagomba guhinguka mu gace ka Rugeze bagahita bagira gute bagahita bagatera bavuga noneho abazatera ku Irumba Rutigita agace k'amarango kose ku Irumba Rutigita Masha Nyamiringa Kivumu Gahwera utwo duce twose natwo barangije kugira gute kudupangira abazatera kariya gace bazaba bavuye ahantu bita Imusika Nibumba mu Bunyoni abo ngabo bazatera muri kariya gace ka Gahwera hanyuma noneho abazatera ku Irumba za Rutigita na za Biziba na turiya duce twose tw'amarango bavuze ko bazaturuka ahantu bita ngo ni Irurenge kwa Nyiranzogera Matanganika Babengwa kwa Gitongo kwa Kagembe utu duce twose tungana gutya abo ngabo nibo bazaturuka uduce duturuka ahantu bita Irurenge ni burasirazuba ni burengerazuba bwa Minembwe bavuga ko aribo bagomba kugira gute bagomba gutera hariya turiya duce bakabasha kugira gute kutwigarurira iyi strategy bayifashe nyuma yaho bateranye muri izi nama ngo barangiza baravuga bati tugomba kubanza gutera hariya turiya duce noneho tukatwigarurira noneho bahita bavuga ngo hari noneho n'abandi bagomba guturuka Uvira bakaza gutera aho bita Mitamba bakaza gufatanya na bagenzi babo yego Uvira agomba kuvayo abasirikare abandi bakava muri Plaine de la Ruzizi abandi bakava mu Burundi bagasanga bagenzi babo bari hariya ku gataka nabo bagahita bataka agace bita Mitamba Kirungwa Gafinda Munanira mu Buhonde ndetse na Biziba yego utu duce nabo bagomba kugira gute bagomba kudutera bafata none abana baravuga ngo abandi bazatera Ruramba abazatera Ruramba
ni abaturage batuye iriya b'abafurero ntabwo ari abasirikare basanzwe, ntabwo ari abasirikare n'abasirikare basanzwe bazaba bari kumwe, ariko cyane harimo n'abasivile benshi cyane b'abazarendo bavuze ko hariya muri za Ruramba hazatera umugabo bita Ngoma Nzito. Ngoma Nzito niwe ugomba n'uzaba uyoboye urugamba hariya, agafatanya n'umugabo bita Rinda, akaba ari wasimbuye General Autoproclamé muri Yakutumba, akaba ari bazafatanyije hariya muri turiya duce. Hanyuma noneho bavuga hariya za Minembwe, bavuga abazarendo bazaba bahari, bavuze uwo bita Kamama ko ari uzoba uri hariya, ndetse n'abandi bazarendo benshi batandukanye, ariko urugamba rukazaba ruyobowe nande n'abarundi, niba bazaba baruyoboye siritu cyane. Umuntu uzaba uyoboye urugamba ni Ndikumana, akaba ari we ukuriye ingabo ziri muri Kongo z'igisirikare cy'u Burundi. Aho ngaho ikibazo nagize ni kimwe, kumva bazava mu bice bimwe na bimwe bari barimo bakajya kurwanira ibindi. Ese nta kibazo kizazamo ko ibice bavuyemo bizagirwamo n'umwanzi, ndetse ugasanga n'ibyo bagiye kurwanira ntibabitsindiye, bakabura byombi, bakabura intama n'ibyuma? Ndabizi ko hariya muri turiya duce mu nama zabo baba bari gukora, sibyo? Bareba uburyo uduce, iyo muvuye mu duce mujya gutera ahandi, twa duce nuko muba muzi ko tuba turi inyuma yanyu. Ntabwo umwanzi ashobora kubarenga ngo ajye gutera inyuma yanyu. Niba muhunze murahunga nyine, mugahunga mugakomeza mukagenda mukajya mu duce mwari musanzwe murimo, mukareba uburyo mudukavaringa. Ariko nabyo byashoboka kubera ko drone, bohereza drone ikanetraliza imbere, bakabona kugira gute, bakabona kwataka. Kandi iyo system muri yo 23 irimo gukomeza gukoreshwa. Bivuze ngo hari n'icyizere cy'uko ubwo bagira ku iyo ntego yabo yo kwigarura utwo duce, nabyo birashoboka cyane rwose. Iyo ntego barayifite, bayigeraho cyane. Reka dukomeze, hanyuma noneho dukomeze. Hanyuma noneho hari utundi duce bita twa inyuma ya za Rurambo gutya, bayita ngo ni mu Rubuga. Aho mu Rubuga naho barangije kuhapangira abamayimayi nabo bazajya kuharwana bavuye muri turiya duce twa za Uvira, niyo bazazamukana direct bajye kurwana hariya. Bivuga ko bazaba barangije kwigarurira utwo duce twose, kandi bakavuga ko bazatera umunsi umwe utwo duce twose nkubwiye. Niko izi nama zakorewe ahantu bita Kirumbi ndetse n'ahantu bita Kalimabenge. Ibyo ngibyo nibyo bemeje ko bazaterera umunsi umwe, bagaterera isaha imwe, 23 igacanganyikirwa uburyo idashobora kubona abantu bagira gute babatabara. Hanyuma noneho nyemerera tujye muri Mibunda. Hari uduce twinshi twafashwe. Mibunda ufite uduce twinshi, no mu kiganiro twabagejejeho mu masaha ya kare twabigarutseho. Ariko ubu ngubu hari utundi duce tumaze kugira gute. Ikigezwe n'iki mu Mibunda hari kugeza ubu ngubu muri Mibunda. Twari twababwiye ahantu bita Turambo ko haranije kugira gute kwigarurirwa. Hanyuma noneho ubu ngubu hamaze kwigarurirwa kandi gace bita ngo ni Kuimbogo barangije kuyigarurira. Kuri Njanja naho 23 irimo iragwanira aho ngaho muri iyo centre. Ibi ngibi bikaba byatumye utu duce twundi twose, nubwo nta baturage b'abanyamurenge barimo cyangwa se abaturage b'abakongomani, utu duce tundi twose ngiye kukubwira twahise twinjira natwo mu ntambara, kubera ko abaturage baho bari bahari batangiye guhunga hariya muri turiya duce. Babonye ko bikomeye kuri Njanja bahegereye barahunga. Nuvuga ngo hariya kuri Njanja, sibyo? Hariya kuri Njanja bari 23 igiye kuhagera, kandi irimo irafata uduce tumwe utundi bagahita batwikuramo. Hariya kuri Njanja bahise bajya mu kaga, Gipupuyo barangije kuyigarurira, Nyabihoma aho ngaho naho abaturage bahunze, Marunde, Kivurwe, Makayina, mu Rushasha, ku Itara, mu Nkango, kuwa Makira, Gatsibo tuvuze ntabwo ari Gatsibo y'u Rwanda, niyo muri Kongo. Gatsibo, Nibakura, mu Gashorero, mu Burembo, mu Rukwiza, Rukombe, Kuku. Utu duce twose twahise tujya mu kaga. Abaturage babo bahise batangira kugira gute guhunga. Iyi mihana yose mubwiye bahise batangira guhunga. Mu by'ukuri urumva ibintu bikomeje kuba byaba ikibazo gikomeje kuva cyafata indi ntera. Ibi ngibi birakomeza kwerekana iki bitanze yesura gufata ibino bice biraganisha he irihuriro rya 23. Aho biganisha 23 irashaka kwigarura ibice byinshi bitandukanye, by'umwihariko kugira ngo ibashe kwigizayo umwanzi nyuma.
wazaga gutera mu duce twabo bagize gute mu duce twabo bayoboye barashaka kugira ngo babanze kwirukana umwanzi bamugeze kure nibarangiza kugeza umwanzi kure directement bahite bagira gute bahite baza batangire ku umwanzi bamukumirire kure ntakongere kugera hariya mu baturage kandi ikindi barashaka kwagura imbago aho abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bakongomani bari batuye barashaka ko abo baturage basubira iwabo kubera ko birunze hariya muri Minembwe kandi ni hato cyane aho guhinga barafite ariko hariya ni ahantu heza bisanzura bahinga hera baragirira amatungo yabo bagashaka kugira ngo utwo duce twose abaturage bavuyemo bagende bakomeza gusubira kuko twabibonye muri Mikenke abaturage batangiye gutaha birumvikana cyane ndetse no kuba utu duce batangiye kuturwanamo nico hagati cyose cyarangije kuba libere nta kibazo kirimo biragenzuwe neza rwose kuba Mibunda buriya batangiye kuyigarurira abantu batangiye kureba ko bagiye gusubira iwabo muco hagati ese uduce bagiye gusubiramo ni utuwe utwo duce nitwo ngiye kubabwira bari baravuyemo twagiye hari agace bita Kabara ya mbere Kabara ya kabiri na Kabara ya gatatu hakongera hakaba agace Nyamara nayo iri muco hagati nabo barashaka kugira gute kuyisubiramo abaturage hakajya icyo bita Gitasha ya mbere na Gitasha ya kabiri hakajyaho bita Mizinga hakajyaho bita Mikarati kwa Ntayoberwa hakongera hakaba aho bita mu Ruhito hakajyaho bita Cyakira hakajyaho bita Ngomo hakajyaho bita Bishingo hakajyaho bita Mutenja hakajyaho bita Nyamizungu Kangwe ndetse na Rwerera aha ngaha bano baturage bari barahavuye ariko ubwo izi ntambara zatangiye kubera hariya muri duce twa Mibunda utu duce twose turasanga aho tubaye iki libere kubera ko aho umwanzi yaturukaga ni muri turiya duce twiki kwa za Mibunda abaturage bakaba banatangiye no gusaba basaba ubuyobozi bwa 23 ko babemerera bakagira gute bagataha kandi intego yabo ngo nuko yacyura abantu b'impunzi bose cyane rwose baravuze ngo reka tubanze turebe impunzi tuzahera n'impunzi ziri indani mu gihugu nyuma yuko ziri impunzi ziri indani mu gihugu zivuyemo tuzahita dufata directement dufate n'impunzi ziri inyuma y'igihugu kandi intego zabo ziri kugerwaho kandi bivuga ko kugira ngo impunzi zibashe gutaha nuko ugomba kubanza gushaka iki umutekano udashatse umutekano ntabwo impunzi zagira gute zataha uko nuko niko bimeze hariya mu misozi miremire ya Minembwe birumvikana cyane hari ikindi cyitirwa twavuga mbere ko dusoza ndakeka nta kindi nihaza kumenyekana ibindi nabyo turaza tubibabwire ariko hari amakuru mfite ubu ngubu hari abasirikare b'abarundi bagara muri 75 na batatu 73 bamaze gucakirwa ahantu bita Gipopo barahagotewe bahafashwe bari mu maboko y'ingabo za 23 natwe Rwanda naho turaza kumenya ibyo mu masaha akurikira icyo barabakoresha cyane rwose reka dusoreze ahangaha dukomeze dutegure andi makuru akurikira ndagushimiye cyane Nikora wakoze cyane shimira n'abantu bose babanye natwe muri aya makuru yaragezeho kuri iyi saha mwakoze cyane mwese muri atandukanye nitwa Ajabu Marashamwe na Nikora mwese Imana ibarinde
Imboni TV, imboni ya rubanda.